ahumekera imbaraga ze mu muja we w'inkoramutima, hazambara ngo azikomeze. Izina ry'uwo muja rivaho, sinsubiramo baza gushaka, birahari byanavuzwe n'abigisha cyane kundusha. Aya mazina ararimwambuka, amuha ijya byinshi. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye muri aka kanya. Reka twizere ko muri amahoro. Abadafite amahoro namwe mwihangane. Uyu munsi umuntu aba afite amahoro, ejo bigahinduka. Umunsi umuntu aba afite ibyago, ejo bigahinduka, umuntu akagira amahoro. Ngende Jean de Dieu Karinijabo, ariko nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa yitwa Kayigi Jean Claude, ni umunyarwanda, aba mu gihugu cya Canada, ariko n'umwe mu bantu bakunda gukurikira cyane ibiganiro byacu kuri Primo Media, ndetse akanaduhamagara akatubwira ati mu kiganiro mwakoze byari bimeze gutya na gutya, akaduha icyo twita commentaire. Twagize amahirwe rero aza mu Rwanda, aravuga ati nanjye hari icyo nshobora gusangiza abanyarwanda, nubwo amaze imyaka myinshi muri Canada, ariko ajya anyuzamo akaza mu Rwanda. Muri amahoro? Amahoro, murakoma? Yego yego. Ukomere cyane. Abadukurikiye twababwira ko Kayigi ari muntu ki, uretse ibyo navuze byo kuba umunyarwanda? Umunyarwanda utabisiganira, umunyarwanda ari mu maraso, umunyarwanda ukunda u Rwanda n'abanyarwanda, n'umuco wacu urangwa n'ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko. Ibindi ni ubuzima busanzwe, nkabaho, ngatunga umuryango wanjye, nkasura igihugu cyanjye, nkaharanira kugira ibyiza ngeraho. Buri muntu wese ufite icyo amaze kuri iyi si. Yego. Ngo rero Kayigi, hanyuma wagiye muri Canada ryari? Nagiye kuki na nyuma yo kugera muri Canada wakomeje kujya ukurikirana ibintu byo mu Rwanda? Nagiye muri Canada mwaka 1994 urangira, mo hagati, kandi ntabwo nagiye kuko nkunze u Rwanda cyangwa nanze u Rwanda. Nagiyeyo kubera ibihe byari biriho, ariko njyana u Rwanda. Niyo mpamvu nakomeje gukurikirana ibyo mu Rwanda iwacu, byari bindimo. Ngize Imana ahubwo mu Rwanda rwongeye kuba u Rwanda, noneho amata by'amavuta. Yego. Murushaho kuba umunyarwanda ushaka urwo Rwanda birushijeho. Inyota y'u Rwanda imporamo, mbona rujya mbere, dukomeza kugira ubuzima bufite akerekezo. Ari intego yanjye bwite ko narukorera nkaruharanira rukajya mbere. Gukurikira rero Primo TV byagenze bite? Tunyuriramo muri make. Watangiye kuyikurikira ryari? Hanyuma nakurikiranaga n'ibindi binyamakuru byose byo mu Rwanda, ibyandikwa ku Rwanda, ibivuga ku Rwanda, cyane cyane bivugwa n'ibihugu byo hanze mu bihe bitari byiza. Yego. Nka bamwe mu bantu bahanaga kugaragaza image nziza y'u Rwanda, mu by'u Rwanda rukoze byiza, nanjye nkabisangiza abo bumva u Rwanda ariko bataruzi. Nkageza kubereka cyane uruhande rwiza, kuko hari n'aberekana uruhande rubi bakanaruhimba rudahari, ariko uruhande rwiza nkumva ari inshingano yanjye yo kugira ngo icyiza kiba iwacu kimenyekane hose. Primo TV rero mu banyamakuru nagiye mbona benshi bavuga ibintu positive, nayibonyemo nayo. Nkajya mbona abatumirwa ubutumira n'ibibazo muganiraho, nkabona ari ibintu abanyarwanda bakeneye kumenya aho u Rwanda rwacu rugeze uyu munsi. Primo TV ibigaragaza neza, nk'abasempa ntabazi. Yego. Igihe kiza kugera Karinijabo, numva n'umuntu twagirana ubumenyane bw'umwihariko, nibwo nabushakaga. Ntangira kubaza abonzi, se mwamenyera umuntu naka namubona nte? Amahirwe nza kukumenya, turavugana, ntanzi ntakuzi. Yego. Nkubwira ibyo uvuga, ibyo nshima, hari ibibazo ujya baza rimwe na rimwe nkavuga nta muntu, ariko hari akantu ataramenya. Yego. Kiriya kibazo ni cyane ngombwa cyane, ntacyo cyungura. Nkabona ahubwo hari ahantu kwihitaho kurushaho. Kandi ushobora gutora nkumva mbuza amahoro muri jyewe, naba naryamye nijoro cyangwa ndi mu kazi, nkaguhamagara. Ejo nzi ikiganiro cyawe ujyanye mu naka, hari ibi n'ibi
byanyuze hari n'ibindi nifuza ko wakongera kurushaho nawe umenya utyo umenya inyota yanjye aherereye yego nuko primitive naje kugira abana nayo mu bijyo rero twaganiraga na Kayigi akiri muri Canada harimo n'amateka y'u Rwanda kuko nk'uko mubibona ntabwo ari mutoya nkanjye arayazi yarayakurikiranaga kuva na kera. Bimwe mu bintu twaganiraga nibijyanye n'ubwami mu gihe cy'abami, akambwira ati hari abami mu Rwanda babayeho ariko ugasanga umwami, kuko murabizi imvugo u Rwanda ruratera ntiruterwa, ariko ngo hari umwami ku bwami bwe iyo mvugo itigeze ikoreshwa na rimwe kuko ngo nta ntambara nimwe yigeze iba. Kayigi akambwira ati ntimugire ngo u Rwanda buri gihe rwarateraga cyangwa rwararwanaga, hari igihe cyabaye ruratuza nk'uko rutuje iki gihe. Mzee Kayigi, karame ni mwami ki byagenze bite kugira ngo ku bwami bwe ntihabe intambara n'imwe u Rwanda rugaba, kandi muri kiriya gihe cy'abami bararwanaga kugira ngo bagure ibihugu byabo? Yenda habaho na benshi kuko buri mwami wundi yimaga afite mission, intego igendana n'ubwami bwe azashyira imbere cyane, akabami bo gukungahaza igihugu, akaba abami bo kwagura igihugu. Yego. Byashoboka ko no mu gihe cy'umwami wo kwagura igihugu ahura n'ibitero by'amahanga nabo bishaka kwiyagurira iwacu, bikaba ngombwa ko arwana, ariko inshingano z'ibanze zabaga ari ukungahaza igihugu mu bantu no mutungo igihe ukomeye wari inka, kugwiza inka mu gihugu no kugwiza abantu, kuko intambara zimara abantu. Iyo zikushinje kenshi zisiga igihugu gihungabanye mu buryo bw'intege rwakirwanirira. Aha bakeneye akantu k'agahenge kugira ngo abantu bongere bubake, babyare, barere, bakuze, hazaboneka n'abarwaniza ubutaha. Yego. Umwami nakunze kugira hazaga nta ntambara ubwo ku giti cye yagiye ateza ni Gahindiro Kamibambwe, ariko si uko zitabayeho, kuko tuvuga ubwami bwe hazamo igihe yari akiri muto, afite abamuyoboreye igihugu. Uw'ingenzi wagomba kuyobora igihugu muri icyo gihe yabaga ari umugabekazi, ngira ngo uzenze ko umugabekazi ni nyina w'umwami. Iyo rero umwami akomeza kuba umugabekazi cyose. Ndavuga iyo umwami akiri muto umugabekazi niwe utwara igihugu. Yongere iyo wari umwami atanze icyo gihe asiga kuzakomeza ingoma ye, ko akatangazwa n'abiru mu buryo bagennye. Uwo mwese umwanya wabyo cyane igihugu uko ubikora, ariko icyo agezeho aba yimana na nyina akomeza umurimo wo guhagarara ku gihugu, kirwanira, kamenya ingabo, kamenya abatware b'ingabo n'inshingano zo kurinda inkiko z'igihugu, akabikora. Hari n'igihe byangwa ko n'abajya ku rugamba ari umugabekazi byagiye bibaho, umuhungu akiri muto, umuhungu nyina ari mwami, agira igihe noneho atangira imirimo ye yo gukomeza ingoma ya se. Rero Gahindiro yavutse mu buryo busa yamenyekanye nk'umwami mu buryo buruhije cyane, bugoye. Igihugu cyari mu magi. Ise Mibambwe yatanze ari muto, bivuga ko atarashaka, bivuga ko nta rubyaro, nta mwana we bari bazi, yashaka gushakisha. Kandi yari afite imiryango migari y'abavukana se. Mibambwe yari Ndabarasa. Ndabarasa ko yari afite abavandimwe be bakomeye cyane nk'abazwi n'Isharangabo, mu ngabo zikomeye, zifite imitwe y'ingabo ikomeye, Sharangabo ndetse na Gihana Nyamihana wabaye umutabazi icyo gihe. Ko hari abatatu batangana, batatu bazira kwanga, bari babumbye ingoma bavukana, bari nyine Ndabarasa, Gihana Nyamihana na Sharangabo. Bakaba batatu batangana ba Kirima, niko bavugaga. Abo batangana ba Kirima rero ko bavukanaga bari barazwi kuzakomeza ingoma ye.
Ndabarasa aragwa kuzaba umwami, ariko Gihana aragwa kuzaba umutabazi w'iyo ngoma, hanyuma Sharangabo muragwa mu mvugo ihanitse ivuga ngo murakuba umutanyagwa ingoma ibihumbi, kuvuga umutoni wase. Ukuri kose nta cyahagiraga, nta n'impamvu yo kunyagwa, amura gatyo. Abo bose bahagatiye ingoma rero ya Ndabarasa. Ndabarasa nyine amaze kuyima, noneho Ndabarasa aza gutanga asiga umuhungu we Sentabyo, ariko n'abapfa hakiri kare. Kumve neza yari afite ya ngoma ari mu muryango wa batatu, imiryango itatu ikomeye, batatu batangana, batangana bakiriwe, kugira ngo rero bazajye gushaka umwana uvuka kuri Sentabyo, kandi bazi ko nta apfuye akiri ingaragu, ntashatse. Iyo miryango yindi yumva ko ingoma ari bo bagomba kuyikomeza, nabo barateganije uburyo bayifakira, ntabanga ingoma buryo. Noneho abayiro mu mpamvu zabo n'ubuhanga bwabo n'ibyo baziranyeho n'umwami amaze gutanga, bajya gushakisha waba umwana we mu gihugu. Akaba rero hari umuryango w'umutabazi mukuru nyine w'u Rwanda w'icyo gihe, ariwe Gihana. Umugore we akaba ari Nyiratunga. Noneho akaba afite umwana muto, ariko bivugwa ko nyine ari uwa Sentabyo, yaba yaramubyaye yaragiye mu muhigo muri ayo mashyamba yo mu Mayaga, aho Nyiratunga yaratuye. Umwana we akaba ari Gahindiro. Gahindiro rero abiru niba babizi uko niba banyaga iby'igame, twe abari abanyarwanda basanzwe bavuga ko babonye bazaniye umwami nyine umwana wa Sentabyo. Ihangane gato wenda muce mu ijambo, icyo gihe igihugu cyabaga gitwawe nande? Baba nta gihugu cyarankuri, habagaho hariho abiru, habagaho n'abagaba b'ingabo bacunze inkiko. Ubwo rero ntabwo nzi exactement ninde wari uhari icyo gihe waza umwami, sinzi n'igihe byanafashe ko gutangaza umwami. Abiru akora akazi kabo, bashobora gufata iminsi 3 aho iteka bakora umurimo wabo wo kumenya ukuntu ingoma itarankuri. Icyo bagomba gukora kwari gutangaza umwami, ariko mu by'ukuri bagamije nyina. Uwagomba kubara igihugu mu gihe umwana akiri muto ni uwo mugore. Aho ngaho ikibazo nahise ngira ni urabona nk'ubu ngubu bino bya repubulika, ntabwo byoroshye ko igihugu cyamara iminsi 2 nta perezida gifite. Ariko icyo gihe nyine ibwami bwo ninde wabaga atwaye igihugu icyo gihe? Abone kigiye vuba byose ko igihugu cyamara kabiri nta n'umwe gifite. Abari wenda guverinoma de transition cyangwa ikiyego. Nuko ari constitution ibiteganya ko igihe iki umwami agize impanuka, umuperezida agize impanuka ituma atabasha gukomeza inshingano ze, hari umuntu wagenwe bizwi neza ko yicara kuri iyo ntebe, hano bakadekara amategeko, ingabo zikagabwa, byose bigakorwa ko umuntu yagenwe na constitution. Ko n'ubwami bafite constitution yabo. Ntabwo igihugu cyashobora kuba kitafite umwami by'ukuri, kuko n'umugaba mukuru w'ingabo yabaga hari ari ku rurembo. Yabahitaga abiru ni nka parlement bari abiru nyine y'iki gihe yicarika decide uko ibintu bigiye kugenda. Aho biri gukora bahari rero, ntabwo igihugu cyaragize afite cyeze nuko abari abagaba. Cy'ingenzi nuko inkiko ziba zirinzwe, ikintu cyari gikuru cyane, kandi buri nkiko afite umuntu uyishinzwe mu gusirikare, ingabo bahita ingabo mukuru, umugabo w'ingabo w'izo nkiko akaba yarahoherejwe ahari. Niyo habe nk'ubwo tuzi ko Sentabyo azize indwara y'ubushita, bwari bwateye mu gihugu kwica abantu benshi cyane. Ariko se tugarutse kuri Sentabyo, ko bivugwa ko ngo hari impubari babagemuriye ibwami ngo bakazambara, nizo nyine zaje mu bushita nyine, hari amateka nubona yazi cyane. Hari le conflit, hari amakimbirane aho igihe cyose yo gushaka kumwe yabona inyungu ku butaka bw'undi.
mu bihugu duturanye. Igisaka rero cyari cyaragihuriye n'abantu bacuruza ibintu biva hanze cyane cyane muri Tanzania, ni ku nkiko niho byinjiraga muri guhura n'abanyamahanga. Ni ubushita bwaje mu Rwanda, ntabwo abaga mu Rwanda bwaje nk'ibitererano. Tuba tuvuga ngo abazungu ntibadukunda cyane ku buryo cyashobora kutugabanya cyangwa kinaturimbura burundu, bahagikoresha. Inzira bwajemo haje buturutse hanze, buzanywe n'abo bacuruzi nabo kabikose kaza katugana. Ubushita butera icyo gisaka. Gisaka abonye ko ubushita bwica nabi, noneho bati burakarimbura u Rwanda. Cyko bashatse amaturo meza. Kera amaturo meza ibwami baturaga yari imitako ivuye mu impu z'imondo, ingwe, samagwe, yari amabara meza y'ibigondo, imondo zigira. Izo mpu bazikundaga z'agaciro gakomeye. Bati turi Rwanda, ariko bazirazamo ababembe, abanyabushita. Hano bazigemura ibwami. Bari bagamije kwica umwami cyangwa bari bagamije ibwami bwose, kuko ubwami n'abamugaragiye bose bakora imirimo mu ngeri nyinshi, bose ubushita bwahageze barandura. Izo mpu 20 se z'ibicumi 50 yo kuzambara wenyine, abanza guha inkoramutima ze, ahubwo abari hafi ye cyane bashize. Yego. Noneho ndetse birengana n'icyo gihe, birenga ibwami bikwira mu gihugu hose, kuko na rubanda bo mu gihugu na kure cyane cyane abajyaga ibwami gufata igihe, gukeza, gukora imirimo yindi bashinzwe, bose bavuye baranduye, basubira mu ngo zabo baranduye. Niho hakoze ikintu u Rwanda rwose ruhinduka akato k'abanyabushita. Mbizi ikintu ko ari n'abasokuru bagiye bahaguye mu muryango, bakabaha aho bakashaka aho bajya kuba, bagatandukana n'imiryango yabo kugira ngo batanduze imiryango, bakajya bagemurira ikibatunga hahandi, bakabitwara batyo bagatereka ahantu, akaza kugenda akabifata kugeza hazagwa aho ngaho. Umuti nta wundi wari kwikumira mu bawe, uwanduye akikumira agapfa wenyine. Ubutwari bukomeye cyane, kuzi kigiye umuntu arandura atandika naruze n'abasigiye wiyanduje. Kera avuga ati ubwo nanduye nkwesha wisanze umuryango wanjye, abantu badashira kubera iki, kagenda akabukwe kwese igihe pfiriye. Rero n'umwami wacu igihe nyine wari Sentabyo niko yapfuye. Ese ubundi kuki bamwise Sentabyo? Sinabimenya izina, amazina bakabaza kwinshi. Uburyo umunyarwanda yitira ubusa, hari ikintu kibiteye. Nuko wari ugeze kuri Nyiratunga. Hari n'indirimbo abantu bajya bumva ngo Nyiratunga yaratumye ngo abatoya ntibagapfe, bararenga barashira. Nayo ubwo turaza kumenya impamvu kuki bundi iraho naho ngo waganaga nyine wakomeje kwa gahindurwa nyine amaze kumwimika. Nyina niwe wayoboye igihugu, Mugabekazi wavuye mu nzu yo kwa Gihana Nyamihana, umugore we kuri ntabwo yarigeze umugore wa Sentabyo officiellement. Ariko yenda abantu bashobora guhura bakabyarana muri contexte runaka, ko numva n'umugabo yarabaye Mutabazi adahari, yaragihari nyine byashoboka ko ariko byagenze. Abiro ni babizi icyo batangaje ni ko ari umwana we. Noneho abanyarwanda biritswe umwami, impundu ziravuga umwami wabo. Ariko rero hari ibibazo by'intambara nyinshi zavutse iyo gihe, zabashaka ubutegetsi nabo n'abatari bishimiye ko umwami bajya kumushaka mu muryango hariya nabo bahari kandi banakuze, bashobora no kuba bakasima de responsabilité, bafite indi barashinzwe bindi bari kubishyira mu Gifaransa. Aho havutse nyine iyo tamagomerane mu ngoma. Bisi bijyamo cyane kuko simfite ukuri kwibi nibi, ariko kizwi nuko hari imiryango icyo gihe ishaka iva ku Ndabarasa. Kubona Ndabarasa niwe umwami yahaye umuhungu niwe atabashije, afite abavukana. Yego. Wumve burya abana b'umwami bose bavuka ari abami, urumva bavuga ngo bavuka ari abami. Noneho iyo haje amagomerane yabahanze yabangira imiheto, uzatsinda umuheto uraganza.
ibyo ni mubwira kujya biteye yego rero ubwo impeta nyine ishaka ingoma yari itangiye ibisanzwe nta kuvuga ngo abana bagize oya byose nta bucamanza burimo ni ku isi yose ikora ntabwo ingoma isanga ku muhanda kwihereze gutya niyo cyo kenshi ntabwo uyimerita araza akayifata noneho icyo gihe muri izo ntambara zarimo z'imiryango hatangira nyine gushakisha ukuntu bahiga uwo mwana bakamwica no gupfa kwa Gahindiro kwe kubaha ubwo butegetsi rugari kuha rugari mu kumuhiga rero niho havuyemo iyo kintu cyo kuvuga ngo abatoni bagapfa haguye abana benshi kubasha kuba ati Gahindiro araye ahangaha bakiga uburyo bamwimura ntibazi ninde wamenya aho umwana ari ariko wari wese uwo mwana bagomba kumwimura aho ari aho umubonye ntuzo musaba mu kanya yakurikiyeho aho yari ntiyabara umunsi w'ejo gutyo bakavuga ko hari abagore bagiye bitanga muri bwa buryo bw'umwana bakaharaza babo nuko ngo Gahindiro niba araye ahangaha mu kanya bakamwimura hari umubyeyi wazanaga umwana we akamuhamushyira mu cyimbo cya Gahindiro byabaga biteganijwe byabaga biteguye ntabwo ari ibintu bigwira bugiye byubatswe iki kintu uko bakomeje rero kurwana kuri Gahindiro batyo umva ni imbaga nyinshi murwanagaho abamushaka ntihamubona ariko muri abo Gahindiro kubona abana bagwa muri izo conflit niho Nyiratunga agize ati abatoni bagapfi iyo magambo yavuze si waririmbye aya magambo ari yavuze nk'umugabekazi icyo gihe ari nk'abavuga ati nishyana urabona ikimara abatoyi urumva abatoni bagapfi ariko bararenga barashira ni ibintu ni fact dushyikira ko ngo byabayeho ntawabihakana byabayeho ntabwo biyicaga bafite abicaga ariko mahirwe Gahindiro umwami w'iki gihe abaho agera igihe afata ingoma arayobora rero amaze kwimarira gato iyo ndirimbo yaririmbwe nande ubundi kuko ab'iki gihe tuzi ko yaririmbwe na Byumvuhore yego ariko ubwayo ni yandi ubundi iyo ndirimbo mva ni intero y'agahinda k'umugabekazi aganirira abantu mu gihe cyera umugabekazi ariko yakomeje kubaho mu bantu abahabanje simbazi ahubwo umuntu uko yaririho na baririmba muri rubanda iririmbwa rwose ari indirimbo iri populaire muri rubanda rwa kera bumva Gahindiro twamusita nko mu kihe gihe nko muri 1800 gutyo n'ibindi gutyo urumva rero ikwiye ubundi aho haje radio n'uburyo bwo kwikodinga ikwira no iva muri rubanda iririmbwa n'umuntu umuririmbyi uzwi witwaga Mudenge indi yitwa Ndera Mudenge n'ibiririmbye bwa mbere ayirimbira kuri Radio Rwanda byagiye bari Burundi ariko Radio Rwanda niyo ndirimbo yashyizeho bwa mbere Radio Rwanda shobora kuba yaraje muri 62 cyangwa numwe 6 gutya 6 indirimbo ya mbere yacuranzwe na Mudenge yaririmbye akora Deo saza bakera Mudenge yabaga Butare muri Astrida icyo gihe muri byagize indirimbo nziza cyane niwe yinjye bwa mbere ijya kuri Radio Rwanda ariko umva nawe ntabwo yafashe amagambo ngo ari wo kuhimba iyo ndirimbo yari mu ndirimbo ziriho za kera abantu baririmbye bigihe cyo cya Gahindiro na Nyiratunga nyine ntabwo ari Byumvuhore wayizanye bana abantu b'interpreta indirimbo twari dusanganywe byiza bakazivana mu kutamenyekana twe tukazimenya komeza rero ku butegetsi bwa Gahindiro rero yimye abo mwami waje mu by'ukuri aciteka ry'amahoro umwami wakunzwe cyane mu Rwanda hose Gahindiro umwami wo kongera wo guha ubuzuki igihugu kikazanzamuka cyagiye muri conflit z'igihe kirekire gisa nta mutegetsi mu by'ukuri ahubwo bari mu ry'imiri abari amaboko nibo bari bahanganye mu gihe hakagira faction igice runaka kirwanira ingoma iriho hakaba ikindi gishaka kuyihirika icyo gihe cyabaye kibi Gahindiro agomba kuza mu by'ukuri agatanga ihumure ihumure rye ritanga agwiza abantu Gahindiro bamuririmba yitwaga Gahindiro kamibambwe Semutakirwa Semutamba na Shakwe
nuko yaririmbwaga niyo nyikirizo y'impamagazo ye ati cyane impamagazo ye ati Gahindiro kamibambwe se mutakirwa se mutabanashaka kuko hatakiwe n'abanyarwanda mu kabaro kabo abahetuze ndetse n'amahanga yatinyaga u Rwanda ayaha kuzanzamuka ntiyongera kubatera ukundi kuko u Rwanda yari afite imbaraga nyinshi ingabo zikomeye ariko sinibuka umutwe uko witwaga w'ingabo ze ariko bati uriya muntu uje kuri noneho wa mwami wimye w'umusore ntituzamukira uwaza avuga ati muhumure ndetse n'abashaka kuganza bati mutange ibigomba gutangwa bakaza gatanga amaturo bakayoboka ndetse naho bakahatanga ku mahoro tubaye abawe twaye neza naho dutwaye neza ahubwo turengera umwanzi wo hirya yacu ntaze ngo ngira tumare atanga ituze n'amahoro hose nuko umwami rero wamaritse yimye mu gihe kingana iki Gahindiro yarambye cyane ntabwo mfite amatariki ko mbyumva yimye ari mutoya agomba kuba yanisazi ntabwo ari mu bami bajyanywe gutanga mpundu nyoboza amateka yaho gutanga mpundu ni ahantu hashyingurwa abami bapfuye bishwe urupfu rubabaje cyane ini moratrose bagenda twaza impundu urumva kugira ngo utsinde ikibi ugiye izina ryiza akitwa utanga mpundu aho wa muntu wacu wapfuye arwana bivire nk'impundu Rwanda ni na politike nziza yo kugira ngo icyatujahaje tutagiheramo ahubwo tukibyazemo imbaraga tugeza heza ahari kuba agahinda akaba impundu utanga mpundu ntabwo wamenya ngo yamaze imyaka iyi niyi akunze ko yapfuye akuze shaje akutanza akuze urumva Gahindiro niwe wabyaye Rwogera akuwe na Rwogera nawe warambye cyane warambye rwose Rwogera niwe kwitwa n'umusonga ari umusonga niba ari igituntu antuka umva imbavu zarwaye bavuga ko igituntu uwo ariko yararambye nawe abanamere barambye kandi barisazira hari amateka rero tujya twumva yandi ukajya ahantu bakakwereka ngo dore ikirenge cya Ruganzu ukabona ni ikintu kivuye kikagera iriya ukavuga ni gute ngo dore ngo amajanja y'imbwazi ngo dore aho yacukuye igisoro bakakubwira nyine kibaza ntago ari mite si inkuru mpimbano biriya bintu byabaga ari ibiki birasaba kubitekerezaho nkatanga uko mbyumva bitavuga ko ari kuko ntabwo dufite nakora ama-etude abantu biga abantu bize amateka bakora exhumation bagashaka kumenya ahantu hishe ibintu bakaba byaduha kumenya ibyabaye kera sinzi ko hari abagiye kubyigaho cyane tuba dufite ariko tuzi neza ko hariho igihe hageze ko gihengeye kujya mu bumenyi yewe naheraho uzi icyo bite l'âge de la pierre ni igihe ibuye ryari igikoresho gikomeye cya muntu iryo buye rero niyo bavana ibikoresho ahari ibuye bashobora kurikasa kurisatura bakavanaho ibikoresho ariko ibyo ntabwo ntawabanyigishije ni yewe ni icyo bita examen clinique de l'histoire iyo kusanga amabuye afite za marike runaka ntabishakira ibisobanuro igihangange bagize cyo hambere ni Ruganzu kuko avugwaho byinshi hari ubyita mite yabyo mite koko byashoboka ariko ntabwo ibuye ryigize kuriya ashobora kuba Ruganzu wabikoze yigize kuriya hari n'abari babayeho abantu bakurambere bashobayeho kera bakoreshaga amabuye dufate urugero kugira ngo bajye inka ukeneye icyuma igihe utaramenya ubutare ngo dukore icyuma dushobora gukubita ibuye rikavamo gisate gityaye gishobora gusatura uruhu rw'inka urabyumva icyo ni igikoresho ibuye ni ikintu bifashishije mu gihe cya kera hano mu Rwanda ntabwo tuzi ko hatuwe kera mu by'ukuri imyaka bajya bavuga ngo bari utari u Rwanda ariko hari abantu icyo gihe niba tubona amabuye asatuye atyo ntawe twakishaga amabuye ngo twamenye dushaka aho dukoresha fondasiyo z'amazu cyangwa se za rugarika n'ibiki ariko abo bantu kuki bamenye iryo buye kuki barigize kuriya barishaka mu iki ni ibikoresho à mon avis
niyo nzira. Ibuye ntabwo wari ikintu cyari sandaje nawe n'umuntu. Yego. Ntidufite rero etude yakozwe ihanitse igeze kure ngo itubwire ngo hari abacuzi b'icyo gihe, ariko nzi ko hari abantu bakoreshaga amabuye hariho hose. Naho ngiye mbishyira kubyitirira Ruganzu ni umwihariko w'abariho kugira ngo Ruganzu wabo. Ko iyo wumvise Ruganzu avugwa wumva ari umunyabigwi, bamwe bati bino bintu ko bishobora kuba harimo n'amakabya nkuru. Iyo ntiyabura ni murebe nka perezida w'u Rwanda w'iki gihe waje u Rwanda nta kibi twagize nka jenoside. Uribaze nk'umuntu umwana abantu bazavuka bakumva ko hari umuntu waje aturutse ishyanga yaragiye ari akana gato yahetswe ku mugongo akaza igihugu cyashize ari imirambo agahagarika abicanyi agahumuriza abicwaga akagarura abandi hirya no hino igihugu akayitekanya. Mu myaka itanaze 20 u Rwanda rwasigaye ruvuga ibigwi ku isi yose kubera wa muntu. Tuvuze ko uwo muntu yari afite ububasha budasanzwe twaba tubeshye. Oya. Twaba tubeshye. Ngarukiye kuri Ruganzu. Yego. Aya mabuye n'imyobo n'iki byose ni ibishaka kutwereka ko uko bamwakiriye n'icyo yarabamariye. Icyari kwa mu Rwanda cyose cyakwitirwa Ruganzu kubera ko n'icyo gihe nyine hari habaye ibisa na jenoside. U Rwanda rwari rwaratewe, umwami aricwa n'ibwami n'abamikazi n'abakobwa b'ibwami, abantu bose baricwa. Batewe n'abandi, batewe n'uwitwa Nseburanyebunga afatanije n'abavandimwe b'umwami w'icyo gihe. Uwo mwami uvuga ni Ndahiro Cyamatare wo muri 500 gutyo muri iyo myaka umva ni kera. Ndahiro Cyamatare rero yishwe nabyo mu bihe ntibishe n'ingabo zarapfuye n'ibiki byose n'abanyarwanda basigana bari kuko harimo abitwa Babamara, Amanirungu, Amanirungu twita Bamara tukarekeraho niko mu mateka mutwigishaga waye mubi cyane. Wabyaye umuhungu we byinshi by'Abamara wanakomeje wowe n'umusekuru ukomeye cyane mu banyabyinshi muzajya mubumva abanyabyinshi benshi baboneka hari mu gace ka hari Murenge abanyabyinshi benshi. Ubwo n'imiryango ikiriho ariko bakomoka kuri uwo muntu baje baganje nyine bafatanije n'uwo munyamahanga Nseburanyebunga ageza aho afashe ingoma y'u Rwanda. Icyo gihe hari ingoma yitwaga Rwoga, ingoma Rwoga iranyagwa. U Rwanda rwo rwongeye kubaho. Ruganzu rero nibwo yaje. Ruganzu nibwo yaje mu myaka 11. Umwana wagiye ari umusore muto, umwana muto wahungishijwe kwabonaga ibitero bisatira u Rwanda bimeze nabi, yisagira ubwenge bwo guhungisha uzacungura u Rwanda. Umwami ntahungishwa agira ate? Ubwo arabunda ariko yatarabumwami bahungije umwana umwami atari yahunze yagiye kubunda. ahungana na mushiki we ajyana na mushiki we ndetse afite umuvandimwe basigaye wita Kibogo nawe waje kumutabazi bavuga ko Kibogo njya numva bamuvuga ko yagiye mu ijuru nka Yezu. Yego yarazamutse, we ntiyapfuye yarazamutse. Ikigo cy'u Rwanda yarazamutse twari tugira amajande nkayo ngari ko abitse ibintu byinshi. Nibyo se koko yarazamutse Kibogo? Ntabwo nari mpari niko babivuga. Ariko kuzamuka se niki? Kuzamuka niki no kuva mu bapfa akajya mu badapfa. Yarazamutse ko ntibamushyinguye bayigisha kuba yagiye mu buryo butamenyekanye ariko atabara u Rwanda. Se yagiye n'abarwana nabo bagizi ba nabi kuko ari nk'umutabazi ukomeye cyane Kibogo baramwubaha cyane. Ruganzu rero we yaragiye aragaruka. Wumvise uriya Kavuna ugupfuwa kuruhu Kavuna mu bitaga Baryankuna bakurikirana umwamahwari bakamuha amakuru akamenya uko igihugu kigeze bakanamucyura. Se wamucyuye mu by'ukuri ariko nta kumucyura kurenze kumuha amakuru kuburyo umuntu uguha information ziri zo zaho izajya ni mutasi ukomeye akubwira inzira zacu n'itaca kubwira rero ntibazanye nawe mu by'ukuri yaje abasanga bari mu gihugu Kavuna bamukurikiranaga ntiyabasha kugaruka. Bahageze se batabaryankuna? Abaryankuna ni abantu bari mu gihugu nyine baragendaga bakajyayo. Tujya twumva bavuga ko ari umutwe w'igisirikare ngo wabaga ukomeye cyane. Ibyo
ntabwo nabiziho byinshi nzi ko icyo menya kimwe gusa ni akazi bakoze kugira ngo Ruganzu agaruke mu gihugu niyo nshingano barafite bari bafite ngo kode bavugiragaho na nyirasenge wa Ruganzu akaba ati harya duherukana ryari akamenya no ikintu yagisubiza neza ngo ku rutare twicaye yasubiza nk'uko byari biri iyo kode akamenya ko wari umuntu wo muri ba bantu basangiye urwo rugamba undi yaza ari intasi yatumwe n'abatarabe akamubaza ati nyibuka neza hadurukana hehe undi ati akabeshya agahita amenya ko undi akabwira ati mukure mu nzira hanyuma Mzee Kayigi amateka yo ni maremare kandi ni menshi tujye twumva mu Rwanda bavuga Nyabingi mu kanya ubuze Nyabyinshi bita ntekereza Nyabingi bamwe bati ni dayimoni abandi bati ni ibijyanye no kuraguza abandi bati muraterekera Nyabingi yari umuntu yari dayimoni Nyabingi ninde Nyabingi urumva ubu twize indimi nyinshi tuzi Ikinyarwanda n'Igiswahili ko bifite aho bihurira mu ndimi z'akarere k'iwacu umva byinshi umva bingi bati mu Giswahili ibaga ibintu mingi ni byinshi byingi izo ndimi nizo hafi zifite mvugo yenda gusityo rero wari Nyabyinshi yari umwana w'umwami yari umukobwa wa Ndahiro Cyamatare ka mushiki wa Ruganzu Ndori niwe Nyabyinshi niwe wajyanye na musaza we mwitahuka rero sinzi ubwira icyo bwavugaga ariko habayeho ko atinjiranye mu Rwanda na musaza we batandukanira bavuye Karagwe batandukanira mu Ndorwa bahageze amateka avuga ko baganiriye baza musaza batese kutabariye ingoma yawe jye unsigiye ndati kuki batazanye subundi simbizi ibyo sinzi impamvu batinjanye mu Rwanda ariko yamusize hari siko nagenekereza yego nagenekereza ntari umwe ko ndi umuntu utekereza utuntu twishyuye hino nagenekereza nkumva ko bari bakeneye ingufu nkuko warema intara wahungiramo mu rugamba ugiyemo rukugoye ukagiraho wiropure ugana usubira inyuma ugana kwibuye ngo ngire ibitero byawe neza mushiki we aho ngaho yari umuntu ufite ukomeye ku muco wa kera kuko buriya yavuga ngo kuraguza guterekera kugira gute ntitubyumve mu myumvire y'uyu munsi twabaye abanyamadini kuko burya kugira ngo wumve ikintu neza bigusaba amaso ajya inyuma agasubira mu gihe abo bantu barimo iyo uhagaze aho tugeze uyu munsi ugashaka kumva ibya kera utagenda ngo basange ntabwo bishyikira mu kutushyira ushaka kubica amazi mvugo gusuzugura cyangwa kwitesha n'agaciro nta gihugu nta gahugu nta muco w'abantu utagira imyemerere imyemerere iganisha ku Mana cyangwa se ku kubaho kurenza uko iki gihe kera rero abantu mu birabura sina mu Rwanda honyine mu birabura hose twireba mu basokuru ntabwo umuntu yibyara ngo yigire abe wenyine dufite abasokuruza bacu niho tuvamo imbaraga zo kuba turiho uyu munsi ibi mvuga nibyo byabaho kera cyane ntarabona ndi muto n'ubonda kuruta ubukuru ariko ntabwo nageze habariye sibyo ibintu rero bakoraga tubirebere mu maso mu ndorerwamo y'icyo gihe dukore ibishoboka byose tube twimire gato ibyo twigishijwe byaduhumye ubwonko tukumva ko hari ikintu cy'ikinyambaraga kidukoresha ibintu ko cyishakiye kizandukirane maze kikaturimbura mfite uko mbyumva kwanjye icyo si Imana mu by'ukuri icyo ni ikintu umuzungu yaremye kugira ngo aganze isi ariko Imana irahari umunyarwanda yarazi Imana rero yamuhaye se na sekuru ikamuha nyina na nyirakuru ikamuha nyirarugo ikamuha umuryango ikamuremereza inka zidutunze ikamuha igihugu iyo ni Imana ariko imuha ababyeyi ikishamo ibyo byose bakabagomba icyubahiro ntibemera ko nta umuntu wabyaye utarazimye ntabwo ntahera yego noneho bagomba kumwibuka ni ukuzirikana mu buzima bwe nawe ibyo dukora ubwo dukora inzibutso hapfuye se abantu bacu ntibapfuye kwiyo tugira inzibutso
umuco mwiza buriya niyo ko wabitekereje mu buryo umeze gutya itekereje n'ibyo abakurambere bakoraga ntabwo babikaga imibiri cyangwa se ngo amagufa ashyire ariko baramushyingura uko bikwiye kuko baramwibuka baguhana umuhango wo kumwibuka uko guterekera rero abakurambere kwagiraga abantu bakomeye barangiza uwo muhango muri ubwo buhanga wo kumenya ibigendana n'abakurambere n'umuco wacu Nyabyinshi yari abizi cyane akanabikomeraho cyane akaba afite navuga abagaragire be ko umwamikazi cyangwa se ingoma yose igira abantu bayikikije ingoma ntabwo hagati ari wenyine n'ubu nahe buri muntu wese uyoboye ingoma agirwa n'ingabo agirwa n'abandi bose abajyanama ba hafi n'iyo ngoma baba bagaragiye ibagize igihugu cyabo Nyabyinshi amaze guhabwa icyo gihugu cye ubwo ni Karagwe oya Karagwe ntaravuye ahubwo ni Ndorwa yamubwiye ati mpaye iki mpaye yamusabye ati guha iki ati itetero ry'abakobwa akamubwiye itetero ry'abakobwa ati Karagwe yose n'inshingari ziyegereye zose arazimuha ubwo igihugu cyaramuyobotse imihango ya mbere yagize imihango kuvana iwabo nk'umukobwa w'ibwami igikomangoma yari afite umuco wose w'ikinyarwanda bakoraga iwabo imihango ayikomereza aho ngaho mu bwami bw'Karagwe kandi musaza we avuga ati ncite ko nta mwami w'u Rwanda n'ingoma ibihumbi uzigera utera Karagwe naho nahabo nyine naho hatera yari ahakomeye rero arayibukwa cyane yari afite umuja we umutoni cyane kuri we bavuga ko agiye gusaza ko yagize imitwe y'ingabo ikomeye aho ngaho igihe cyaje kugera ubwo agiye gusaza ahumekera imbaraga ze mu muja we w'inkoramutima hazambara ngo azikomeze izina ry'uwo muja rivaho sinsubiramo baza bishaka birahari byanavuzwe n'abigisha cyane kundusha amazina ararimwambuka amuha irya Nyabyinshi ariko kuko hari mu nce baturutsemo igiswe cyari kimaze kuhagera noneho amwita Nyabyinshi ati ubu ntukiri byazina rye uzakomeza imihango n'imirimo yose nakoraga uzakomeza ingoma yanjye ariko nubwo mu kanya wari uvuze ngo baciye iteka ko ntawe ugomba guteranya byinshi menya yaratewe nahagera ko yaratewe nyine numva ingoma ntikiriho ntawe tumva ariko najya banze ibyo bavuze ngo Nyabingi ni ibintu ibi bibi bavuga biriya ntabwo ari byo biriya yazanywe mu by'ukuri n'iriyobokamana ubona n'igipadiri kugira ngo baganze bagomba guhanagura umuco basanze usibye no mu Rwanda baduhanaguye ibyo twari turabita tuyubakaho kubishobora rero bagomba kubituka ibi bintu bibi Nyabyinshi ari witwa Nyabingi bitewe n'ihindukarurimi yari afite ingabo zarwanye cyane na traite négrière ibyo kuba abantu babajyana mu bihugu bitandukanye ko Amerika yonyine baje kubivana bajyana mu Barabu barabivaho urerekana uko babikurikiye ya nzira banyuzemo kugeza ubwo tugeze abirabura muri Amerika bangana kuriya no mu bihugu bindi bahari buriya ibyo byavaga baza kubikora ino niwe muntu wagize ingabo zirwanya abo bantu ndetse abatampo irengera u Rwanda kwinjira mu Rwanda cyangwa kuko ingabo za Nyabingi zateraga nijoro zikica baje kwiba abantu zikabica uko noneho ibitangaza ngo hari ikintu ingabo za Nyabingi zamaze abantu n'igitinyiro kirakwira enda n'amakabya nko yariyongera kugira ngo abantu bahatinye nuko ingoma yabashije kubaho igeze ejo bundi ku bwa Rwabugiri amaze kwima niyo wagiye asura igihugu cye ejo bundi bamubwira ngo umva Nyabingi w'igihe cya gikomangomakazi yari yaravuye n'abandi babahumekera mu kirabo babuha bazabukomeza n'uburyo bukuraga nyine uzakomeza ingoma wari ugeze iki gihe rero niwe Rwabugiri yaje guhangara adashaka ko hagira undi muntu w'igihangange nkawe mu gace ke
ageze ubwo rero, Nyakinama Nyakinama niho hari inzu nkuru y'ubwami bw'u Rwanda yubatswe na Ruganzu amaze kwinjira mu gihugu. Nyakinama hari House University yari ubona niho nyine hari hano mu karere ka Musanze. Yes, hakabera imihango ikomeye cyane y'ubwami. Umwami wese yimaga agomba kuhanyura niho gutanga igitambo cya mbere. Hageze rero nyine nibwo yabashije hari iki bakavuga ati ariko havuga umugore hano hakurya waciye igikuba utinyitse cyane, utinyitse cyane utari yewe arabandese. Nibwo rero yicwa yishe rya sezerano sekuruza yego yabasigiye ati ntazajye utera ahantu yari tampo y'ingoma y'u Rwanda mu by'ukuri. Hanyuma rero iyo kera wicaga isezerano nk'iryo nawe hari ibyakugeragaho byanze bikunze. Ndumva bizi byamugendekeye bite amaze kwica iryo sezerano? Yagize ibibazo simbihamenye ko byahungiye isezerano ko byose hari burya hari ibintu kwemera agiye kudutwara ntutekereze cyane. Yego. Wavuga uti probability ni izihe se ko byateye icyo kiri cyo nuko yagize akaga nayo byamuviremo yajyaga Rwanda agatsinda nta muhangaraga. Ariko icyo gihe intara zategekaga zijwe za revolution havuka nyine n'ivumagatanyo baramuhinduka aratabara ajyayo ajya ku Rwanda ntiyagarutse. Batubwira ko yaguye Nyamasheke ariko byose bamurashe umwambi bakoze umusonga ko ntabwo ari byo shaka kwatanje bose ko version nyinshi ariko probability nuko ari mu ntambara baramurashe. Niwe watewe umwambi n'umuntu wari uri hejuru mu giti cyane witwaga wa musirikare ari ukomeye cyane nawe kubi ntago ari uwe ntago umusirikare wamurashe. Ndavuga umusirikare ari ukomeye cyane warwaniraga hariya barabashi sindizi neza ariko nuko yapfuye. Twarebwa nyine ingaruka zo kwica isezerano. Ngo yamuteye umwambi ariko ngo agiye gupfa yaranavuze ngo umuntu nimumwice mumushyire mu ngabo zacu. Simbizi ntabwo mbizi kuko simbizi ko byari gukunda ariko icyo gihe sinzi ko ingabo zari kumwemerera. Simbizi kuko afite ingabo zikomeye cyane zirimo witwa Bisangwa mutwara ingabo banazo atari zose ariko zimwe muri zo ariko yari akomeye cyane. Ntabwo ari kwica babugira ngo ikire Bisangwa. None ngomba kuba ahubwo ngiye ndimo ndabyitiranya nta mwami w'u Rwanda wishwe noneho wamwishe bakavuga akabusiga avuze turi muntu ntimumwice muzamuzana ahubwo ntabwo nawumenye ntabwo muzi mwimba hano mu gihugu nyuma ntahari uriya mwize twinshi kuko abantu bazi amateka mu Rwanda barahari. Abantu bakuze n'abadakuze cyane ariko bamaze gukura bize amateka ariko tutabasha guhana nabo kutwari mu Rwanda genge mu bihugu by'Uburayi ariko nagiye mbumva hari abantu bazi amateka cyane n'ubu barahari. Bari nk'abantu barugano bazi Ikinyarwanda bagwa amateka ahamye atari nk'amacanga rwose. Kugira ngo na Ezira Mpyisi aracyahari yabaye no mu biruwe. Ezira Mpyisi afite amateka y'ubwami bw'igihe cye afite n'indazi nk'umuntu mukuru ariko hari abandi mbona ko za ikone y'Ikinyarwanda n'amateka mwagiye mwegera mukaganiriza wonzi n'urugano umugabo w'umuhanga buriya hari n'abandi ubwo yagwa n'abagenzi be nagiye mwumva hatanga ibiganiro nkumva birimo imbaraga nyinshi za rabato ariko umwami ko nakaru gato cyane ashobora kutavuga bakamuvugira yenda burya umwami ashobora umuntu mukuru nk'uriya ashobora no kwitsa gato bati ikije avuga ngo iki bikabe inkuru ndende zakwira igihe kirekire. Hanyuma iyo urebye imisezero y'abami ngira ngo ni mu karere ka Gicumbi ubu ngubu mu majyaruguru y'u Rwanda niho hari imisezero y'abami aho abami batabarizwaga i Rutare. Yego. Yakabaye yigisha icyo abanyarwanda bubu ikiri cyo hari icyubahiro. Hari amateka y'abatubanjirije atagomba kuzima. Kudaheranwa kw'igihugu ni ukubika amateka yabo, ni uguhora bazirikana
ko batariho uyu munsi gusa Yego. babayeho n'ejo hashize bikabaviramo no kuzahoraho kuzahoraho umuntu uzirikana amateka ntabwo agwa mu makosa dusanga mu mateka kuko aba yazi ngo ibi byagaragaye ntiyice isuka rero iyi misezero iduha aho twirefera aho twongera kubona iby'amateka yabacu ibisigarizwa amateka ari kuri uwo musozi ahubwo njye mbona hagombye kujyana mize sinzi niba batarihashyira hamba kuba mize abantu bose batse habitsa abantu nk'abo bacu baruhukiye twabikora tuhazirikana kugira ngo n'abatoya bamenye ko batavutse ejo bundi nigeze kumva akantu kabayeho hashize imyaka irenga 10 ahari bavuga ngo u Rwanda ngo rwizihiza iminsi ijana Kigali ibayeho nakubiswe n'inkuba agiye none ibyo ni umuntu uvuga ibyo bintu imyaka 100 Kigali ibayeho Kigali se ko ari monima y'amateka y'ubwami bwose twagize ko ingoma y'u Rwanda ivuye hano kuri Gasabo yahise izamuka i Kigali ariko ari nabugufi cyane uko bagendaga batsinda Kigali yabayeho ari kapitali y'u Rwanda ku gihe va ku gihe cya Cyilima Rugwe umva hariho ubwo ni muri kera cyane sinzi ko nabera ngo bishobore ni kera cyane nko mu gihumbi yenda n'ijana cyane magana hafi aho bavuga ngo bavuze mu Rwanda ingoma y'u Rwanda yatangiye mu gihumbi na magana 3 gutyo ntabwo azi uburyo ibara kuko batanze imyaka 30 forfait kuri buri mwami abayirengeje umva ni moyenne bafashe abayirengeje na pepe rero ngiye nabisitiwa mbere rwose mu gihumbi none ko bavuga ko Kigali nyine yabaye umurwa w'u Rwanda icyo gihe ku bwa Richard Kant nyine ni amakosa nyine urumva badanaga ngo tumba ko turi abana b'abami b'abazungu Richard Kant yaraje ashaka uriya mugezi wa Nyabarongo navigable ingoma icyo gihe yari imaze kugera i Nyanza ko ingoma yagiye yimuka yavuye hariya igera hano hejuru urenze hano za Rugabo ahita ngoki hano hejuru zamutse Kamonyi habaye ingoma y'ubwami baratambuka bagishyogwe kuri aho baragenda bagera i Nyanza noneho baganziriza aho ngaho bararemera Kant yisanzaho cyangwa isanze Shyogwe icyo gihe ariko Kigali kuba umurwa w'u Rwanda ni ibyakira ntibyaba bitangiye Kant aje yasubiraga mu birindiro ry'abami rero Kigali umurwa w'u Rwanda nayihera igihe u Rwanda ruvuye Gasabo ruje muri Kigali umwami Cyilima Rugwe umuhungu we Mukobanya ingoma ye yari ifite icyicaro hano mu Nyakabanda na Nyamirambo nk'icyo gihe barwana aho bitaga mu mabuga y'ishya aho barwana ari batatu umusekuru umuhungu we n'umwuzukuru bagatsinda ibitero by'abateye aho bahuriye habaye aho ngaho mu mabuga y'ishya nyine aho batsindiye ari batatu ubwo iri Gasabo yari hehe kuko hari ahantu njya irutunga nkasanga ibigabiro yego ndakubwira yego naje nari mpari narasuye mu mpinga hajya mu bigabiro yego hitwa afite izina ry'umwihariko murimenye hitwa ivuga ngoma abaturiza hakwereka abaho nta muryango nabwanze umusaza nakakwereka ivuga ngoma ni ukuvuga hari ni pariroma ivuga ahumva ingoma yavugiraga igaciteka gatanga amabwiriza mu gihugu cyose ingabo zigahaguruka naho ngaho mu cyicaro hejuru twivuga ugenda wasanga amateka menshi hari n'andi makuru tujya twumva bavuga ngo ngo ikigabiro kirazira kugitema ubundi cyakazira ubundi bagitemera iki abantu bashobora nko gushaka kuhanyuza umuhanda bigendanye n'iterambere cyangwa kuhashyira ikindi gikorwa byagenda bite se bagitema kubatsa amateka y'ikigabiro nyine utazi ubona kamwerekeye ejo bundi muri 2011 ubwo za tour jumelle zaraswaga muri New York 2001 zaraswaga n'ibidege n'icyorezo muri Amerika kitabaho sawa honyine Vietnam abanyamerika barayitsinzwe hashira ingabo nyinshi cyane
ariko muzareba amafilime bakoze kuri Vietnam tujya tugura tureba turi ku buhangange bw'abanyamerika baratsinzwe byumve abo bantu benshi ntabwo Vietnam bayifashe ariko aho abo baguye bahavana umusaruro twese tuzi ko Amerika ari igihanga kidatsindwa bahinduye gutsindwa ko bakuvuyemo gutsinda ndetse bavanyemo ubucuruzi bukomeye ntawe utazi filime z'abanyamerika z'ubuhangange kenshi n'ahantu baba baboneye akaga twe no dufite ahantu site nziza iduha amateka y'abasokuru bacu b'intwari baduye kuba dufite igihugu tugeze ikintu kibaranga turatemye ko tugiye gukora umuhanda ubwo turungutse yatera turahombye noneho niho havuka ngo Kigali ngo izi imyaka 100 ibayeho kuko nyine bya bintu by'agaciro bituranga nta gaciro twabihaye ntitubikurikirana ngo tumenye twabibyazamo wa muntu uje avuga ati abanyarwanda ntago kavutse ejo bundi gato iyo abonye biriya bintu by'imyaka n'imyaka bikiranga kubaho kwabo kwizo ntwari bati ya peple babantu ibihanganye nuko nawe gende bivuga noneho nukuvuga ngo kirazira gutema ikigabiro uzi ko kizira kumena icyansi uzi ko bizira kumena igisabo za kirazira burya ntawe ziba zubakiye ku busa ni ikiba kikugize uwuriwe kirazira kwidemambura kwica akaboko kwica ubwawe twubakiye turi abantu bo kuri iyi si dufite amateka ayo mateka ntagahanagurwa uhari yabungabunga yasigasira nicyo bitubwira impamvu kizira nuko igihe ubihanaguye ejo bundi nawe uzimangana si byose hanyuma rero kuva 94 uri muri Canada wajya gunyuzamo n'ibyo kaza mu Rwanda gusura umuryango n'inshuti kugeza ubu iyo urebye intambwe yatewe mu nzego zitandukanye u Rwanda urubona ute kamaze mpanagura akantu kamwe ijambo bitandukanye nta sindikunda inzego zitandukanye mu ngeri nyinshi iryo jambo muri tore muri simbuze gutandukanye mwahuje ako nayenzi ko rwose mbonye okaziyo nzabwira abantu bose mbonye amahirwe yo kuganira mugeze ku Kinyarwanda kinonosoye kuko cyabayeho ururimi rwacu naho navangamo utuntu tumwe ariko nuko n'aya mahanga mbaye igihe kirekire ariko ngerageza kumeza bamwimerere ikintu u Rwanda rwagezeho njye mbona mu kanya gato mpanyura ngenda nza mpere ku kintu kimwe ngenda nza gihenje mu myaka 2 ishize nayibanjirije 3 nayibanjirije 4 aronsaga igihugu iyo ngarutse ngisanga gisa ukundi kandi kwiza fata urugero umuntu wabonye u Rwanda Kigali n'umukungugu wari uhari muri 2005 aho kaburimbo yageraga muri hasi nagiye Gikondo gusura umusaza w'inshuti yanjye na mwene wacu afite umukecuru umugore we ni nk'amasenge imiryango y'iwacu njya kumusura umusaza ukuze arambwira ati nari kubona abavandimwe banjye icyo gihe twaje gushyingura amagufa bacu cyashoboye kuboneka igihe bavuga imibiri y'abacu so ntabwo nabonye amagufa imibiri umusaza arambwira ati bana bani muze mbazimanire mboze mbakari ka vitamine U karakana uko urwenya aho kerekana aho twari turi vitamine U yari iki umukungu urabyumva ubwo ni 2005 uyu munsi genda uhanyure rero amahanga kuza unshakira umukungugu ntawe ukura ibyo rero umuntu hageze ayibona ndetse kurenza abahari buri duhanda twose nyuramo n'abafasha kugera ahantu umuntu abagurika basanga ari heza bakameza kandi ntari ese nta n'agahanda no munsi hari akandi no hafi hari akandi nuko igihugu cyubatswe vuba cyane kandi ku buryo bushimishije hari isuku y'u Rwanda irazwi cyane yaravuzwe hose kandi hagaragara kuko ha Rwanda rasukuye nasanze abantu bakubura mu muhanda cyangwa se bakora mu duhanda barambwira ngo no biti ni VIP
aba bagenda bakora imihanda ahantu gusohotse hanze ya Kigali Yego, byo mu yego. byaro naho masanga abandi bakora uturimo nk'utu ngutwo bibyara imirimo abantu benshi tuzi ko gukubura umuhanda gusukura umuhanda byatanga umurimo ubu biratanga umurimo abantu bakabona akazi umuhanda ukaba usukuye inyubako z'abigenga inyubako za leta ziri mu rwego rwo hejuru rwose rwo hejuru ku buryo bushimishije kureba iby'amaso akwereka rwose u Rwanda ni rwiza ngiye imbere nkacukumbura nabona n'ubundi bwiza bundi ntashobora kubona ku nshuro ya mbere nkubiseho amaso ariko nkamenya ko hari byinshi ntabwo ari amazu avumbuka hatari imihanda ikorwa hatari ibitekerezo byiza organisation nziza y'imikorere abantu bapanga ko akerekezo k'igihugu n'ibyo kuri za projets d'avenir u Rwanda rwerekana usanga ari bitangaje hari kano kantu barubaka hano ku Kicukiro hano hejuru ku Kicukiro kaca hejuru ku centre kaca hejuru akona ko nice ndarama nkakareba yego nagiye gushaka igishushanyo cyako mbonera isanganiro n'ahantu heza haryoshye u Rwanda ruteye imbere mu byiza ariko sinagarukira mu bwiza bw'umujyi gusa ndengera aho ngaho abaturage mu baturage ndagezeyo barahinga nabo bahinga mu buryo moderne urabona ko hariho iyo ntera izamutse yo guca ubwenge yo guhindura imibereho yahozeho hari ibihingwa byaje bitabagaho mvugemo kimwe urugero uko nakiboneye chia seed nayo isuye ahantu hose usanga ifite benshi bayishimiye cyane bona abahinzi bahinga ubutaka ubu ngubu bwabaye irige menaje ubutaka bwiza ahantu heza uhinga ufite amazi uhinga igihe cyose uvuga ngo impeshyi yateye ngo ntiduhinga oya ho barahinga abana saba rwose ko babikwiza hose bishoboka hose hashobora kuba irige hakaba irige no gukwiza amazi ntibajye bahinga ngo nuko imvura yaguye bagahinga igihe cyose ibyo bizadufasha mu kwihaza mu bitunga bizadufasha mu kuva mu bukene bw'abantu buhoraho na twatuyara twa buri sezo runaka yakarayaje ibintu byiza cyane haje amatungo meza inka za kijyambere hose urazibona ku musozi aho ugenda zarorotse hari na gahunda ya gira inka yo kuziha abaturage irarambye iyo ngiyo ahubwo zabyaye izindi ibyo rero nk'umuntu ureba igihugu cye yakishimiye kanya yanyuzemo ntabwo amaso yanjye abasha kubibona nkabona avenir iryoshye nkabona ahantu heza hari imbuto z'urutoki zaje hari pepiniyeri y'intoki basiga bahinga ari utuntu tugemwe tw'ubusabusa iriya za Kibungo ahantu Rwamagana hari sinzarako irahari ugenda ukagura izo mbuto bahinze ubwayi byabagaho se mu Kinyarwanda twari gukura igitsina ukagitera ukanagitema kuzatohe ariko bahinga ubwayi tumeze wajya ngo n'indabo bagiye gutera sabye insina nanazihinzeho gataho nsanga n'ibitangaza no ku Rwanda ho rajya heza hari amashuri abana bariga ari benshi mu gihe cya nta kwiga byari kwita impyisi nk'uko bavugaga utombora kugira akana kamwe kize mu rugo bagutomboye imiryango myinshi aho ntibizi ubu u Rwanda rwafunguye uburezi ku bantu bose uko umuntu yishoboye uko umutwe umushobokeye n'uburyo bwe ariga ntamwimira icyo ni ikintu cyiza kuko iyo abantu bize burya naho ikintu ibihugu by'abazungu kubikora gushaka abantu bose bige ariko hari kandi nakongeraho mu kwiga dukeneye hari formation z'abakozi kwiga uriga amashuri porogaramu zisanzwe guha ku umunyamwuga runaka ariko mu kazi hakeneye kujya za formation zihugura abantu kugira ngo ubunyamwuga bwabo burusheho gutyara kuko n'isi igenda ihinduka haza ibintu bishya niba ari mu buvuzi niba ari mu bukungu icyo cyose isi irihuta donc abantu bagomba kugira izo formation na hano zikaza ushobora kumva wakora ikintu kitagutunganiye kitaguha umusaruro wifuzaga ukirosikara ukajya muri formation y'iki n'iki ubunyamakuru ukaba umuhinzi ukora amarinete y'abarwaye amaso no kuyavuga ukiga gufasha umuganga ubikora ukiga ibintu ngibyo ubwo nangiye gutanga urugero ukava mu bunyamakuru ukajya mu guhinga
kuza ababyeyi babikora uzabashakire n'umuganire ariko bameze neza hari umwakoranye wanampuje nabo sinabihisha ndagushimiye cyane mbibutsa ko ni umunyarwanda wa muri Canada amaze y'imyaka 28 ariko muri iyo myaka yose agira atya akavuga ati reka nsubire mu rugo ndebe ni ubuhamya atanze nawe ushobora kuba uri mu bindi bihugu by'uburayi na Amerika n'ahandi ariko ugenda wumva amakuru atandukanye ku Rwanda we arahagera akavuga ati reka nanarebe ngibyo ibyo dusangije wakoze cyane cyangwa usongera usubire yego okay